Guys, kano kanya twicaye hano mu Gasyata kwa Mutongoro uruhande rw'ikiraro cyo mu Gasyata kabisa uvuye Nyabugogo. Ikumwe n'umukobwa waturutse haryo wabwiye ko aturutse Kacyiru warakaye uri gukora hano kwa Mutongoro. Utakacyiru gukora hano kwa Mutongoro cyane, ariko umukobwa yambutiye naje kwa akazi kwa Mutongoro kubera ko nabonye uri muhekenye umutwe ndabane nanjye wenda ndajya nguprofita ume kuwo mutwe, ariko narindi hano nkakangahe utaryaho nabwo ndakare nanjye reka njyewe nuko bumeze nawe hekenye sha umuntu wese utaragera hano kwa Mutongoro ndagira mubwire ko ntago bigoye kabisa. Nimba bifuza kuza gusangira nanjye kabisa ntibigoye, zinduka mpari buri munsi uze uhekenye ku kintu bita umutwe w'ihene, iyo special yaje ariko ushobora kwataka n'ibihari, haba hari akabenzi, haba hari ibirayi, abantu bikundira ibirayi, tishyira ibirayi kirayi n'angahe magana atanu kirayi kiba ari igisoro ubwo ngo kizingana n'umutwe. Umuceri abipirawu kabisa ni ikintu nabemereye ngo nta pirawu itagezemo inyama ibaho, nicyo kintu nahise nanjye nkurira ingofero nabaye n'aba bantu baza akazi. Ubundi pirawu ubundi bivuze inyama, ni uko abantu benshi bakunda kwirindagiramo bwa burungo yahindura ibara bagatatu ubu ngubu umuceri wamanuka ube buryo nta kibazo uba wataka kugira ngo nzi kuza gutangira hari aho ugereje nawe. Rero hano kwa Mutongoro hari akabenzi, hari ifi, hari burushete, hari zingaro, hari buri kintu cyose. Umuswahili niwe wabivuze neza bati ngo ni kila kitu chote kabisa, nta kintu kitari hano kwa Mutongoro. Nimba uyu mutwe w'ihene ushaka kuza ushaka imitwe 100 ukayibona, ubwo ikintu wabura kwa Mutongoro ni iki? Wowe ubwawe ubizi neza, ihene zipfa ku munsi muri quartier urimo ni nk'ebyiri gusa, ngo ndabibaza ariko simbizi. Ushaka kuba waturanye n'ububari bwinshi, ariko nziko ihene zitarenga 2 muri quartier. Ariko hano kwa Mutongoro imitwe 100, firigo ira firigo ikora yanego, ufite firigo ireshya na biyari cyane kabisa. Bamvuze biyari nuko ndi kuyireba. Hano hari biyari 3, abantu bajya bikinira biyari, bikunda gukinira amanota, bikunda gukina full game. Hano ntabwo wabura gukinira wahageze. Biyari ni 3, abantu babakina mu Gasyata mu bakanisha n'akarisha hano hasi. Hano turi hejuru muri etage ya nyuma guys, tagira ngo ndavuga hano hasi kugira ngo nabicaye ku butaka. Abakarisha hano hasi niho bajya bambwira bati kabisa uriya mutwe ngenda ndashaka kuzakwataka nge nawe kabisa, ariko ntago buri muntu wese nasangira nawe kuko mwese nimushoboye kurya. Nimba jewe nshobora kurya busheri mu kwezi, wowe z'ubwo ukaba warya ikiro cy'inyama rimwe mu kwezi, urumva twahurira he? Ngiye nshobora kurya busheri mu gihe cy'ukwezi kumwe, ya busheri irangura bana yindi y'ibiro 2 ibeshya ijonjanga amagufa ngo ni imvange. Busheri yuzuye nayirya ukwezi kumwe, noneho urashobora gufata ikiro kimwe mu kwezi, udufaranga twabonetse ntabwo twasangira. Niyo mvuze ngo ndasangira n'umuntu nk'uku ni nko kumuremera kuko n'ibiryo naba bishoboye. Ubu no mu system turere ubwo bafite arakuramo urwasaya rw'ihene, afite ubwoba. Guys, inzoga zose rero si inzoga, niyo mpamvu ujya ubona binywera B1 gin, izindi basize pembeni, nuko inzoga zose atari inzoga. Iyo mvuga ko inzoga zose atari inzoga, rimwe na rimwe mu nyumva nabi, cyane cyane bamwe benga za nzoga zindi mujya mwumva ko we nakobeje izanya, ariko singiye kubabeshya. Wemera ko inzoga zose atari inzoga iyo wanyweye inzoga itanywebwa, iyo wanyweye inzoga itujuje ubuziranenge, iyo wanyweye inzoga itengetse, iyo wanyweye inzoga itaciye mu ruganda, iyo wanyweye inzoga y'inkorano. Ubwo nibyo mba mvuga, nibwo wemera ko inzoga zose atari inzoga. Niyo handi batajya kukubwira ngo urabyimba ibirenge, niyo handi batajya kukubwira ngo uratangira gutukura n'uburwayi bwaki. Ubwo niyo mpamvu nkubwira ngo inzoga zose si inzoga. Kandi mwese iyo mwicaye murimo mwitakazamo mwashoya yanyu mwamuvuga muti turi gushaka kujya free, ariko urajya free biragorana kubera ko kiri kukujyana gishobora no guhita gihitana magara yawe. Guys, tunywa B1 gin ni jewe natinye icupa bararibonye
isumba yani cyane iri black and white ewa la icupa ryanteye ubwoba navuze ndi biwani noneho bafite amaraso akomeye ryakwica ngiye guhagarika ikintu cyo kwamamaza biwani kubera ko biriya cupa umuntu w'umugabo ashaka kuryiyahuraho bitewe n'uburyohe bifite ugasanga isa ajyana naryo neza neza kuko aka ngaka kagiraga uburyo kagutera umutego ukaba gashizemo kantahe ariko ririya cupa niryo wafashe ntiwarireka ushobora kurinywa paka urundutse reka ntamireho nta kintu ariko mwana waje ukadufasha waje ukadufasha kameramani kamera yabe ugatera agateba kuko nta kintu biri bwangize upfa kutamenera ikintu bita biwani cini ariko abantu baza hano kwa Mutongora ari umutipe ukina muri Bamenya bamwita Ndera ukina yitwa Ndera bamwita Bosi ndetse guys nagusabye kujya unyihanganira zamani kabisa mu gihe ndi muri shuti abantu rero rimwe na rimwe hari ikintu njya nganira nabo reka uyu mugabo nicyo ashinzwe mugabo umutwaro wakuze izi hene ntabwo nzizi ngewe iburengerazuba haba izuba ryinshi buriya uburyo ihene kugira ikuze umutwe munini ishobora kugira ungana n'iyipira kugira ngo bayibaze bari no kuyigaburira bari gusigana abana ariko iki kintu ni kinini nawe rero abantu bibwira ko nambaye wayiti wowe wakongejemo utuntu twera rabi wanyu umuntu ni urukundo rw'ibantu gusa cyane afite vitesi ndende nambaye buraka bigatangira kunjyaho hano abasisita banza bari kugaburira n'amaguru kameramani araheze mbanze n'iryo rurimi kwanza ubundi hari muri uyu mutwe cyakoza kabisa ikintu nemera cyanatumye ngewe aka kanya mumbona kwa Mutongoro ni uko uburyo nteguramo umutwe mu buzima busanzwe nabo ariko bawutegura ururimi ruvamo fureshi nta kuto bimwe byo kuzana ibintu byaba kuto inyama iritotora reba uburyo baritora ururimi ruba yaruriye bayica cyangwa n'abantu kurukata inyama ariko arikuze ubu yayibuze imyaka 30 baye ku isi nayo irarenga umutwe warabyimbye wabaye nk'uw'inka ubundi bimbizi uranyiratse ntazaguhamagara azambaza iby'indimi z'ihene narize ubu umaze kurya uko zingana ubu bwenge bw'ihene nariye buzatuma mpamagara ariko abantu bahamagarwa nta bwenge bagira rero n'ubw'ihene nta bwenge mfite uzi ko hariyo umuntu aba agiye kukwigisha ubwenge iyo ugiye mageragere cyane ntungende ujya n'ubwihene aho kwivuga amageragere uribo bw'ihene akaza oya ngeweho kwiga ahubwo no kwiga ngewe ndarya reka wariye neza mwana nubwo waba utarize ubwenge buraza uraza shaka wariye umutwe nk'uyu
sisita nawe uri kumva ubwenge bw'ihene ubwihene se kameramani ariko ibyo nagaho ijisho njye simbizi reba ndi muri shuri kameramani arashaka kurya gusa na kamera nimumburamo mumenye ko ari we kamerama uri kumva akambahereza ndabona mwe ubwenge murabunsigiye ngiye kongera ubwenge mu bundi nzapfa mfite ubwenge ariko ubugari ntimubutinya mbahita ntabwo ngo bujya busubiramo nibagiwe ntaba ndi ubwenge ntarari ubugari B1 Gin bari kubona uko ariko umuntu wayikoze ngiye naramubwiye ijana ku ijana uzi ko mbere yo kwenga B1 babanje kuvuga bati ishobora kuba iyi nama yarabaye nk'imyaka 2 yo gutekereza logo ya B1 Gin no gutekereza ikintu bita cyanteye ubwoba cyane ikintu bita bivuga ngo urebye kara yayo yonyine ubwayo bagoteteye wani n'idashi ibikoze pe uzi ko uyireba ugahita utitira utarana tuvuge nka ziriya nganda zindi zikora ibinyobwa bisembuye bakurikiranira B1 bakamera nk'abahuye na Jimmy Gatete wa kera bahita bumva ko ewana ariyo ikura nkota yamaze kugera muri Kigali noneho akashyira gukora ngo ugiye kugira niko kuri kwihisha sisita we reka musomye nimba nkubwiye inzoga zose si inzoga mba mvuze nireba ibyo abandi banywa nawe ari byo tera shoti sha ntabwo warya inyama nk'izi urya ibiryo nk'ibi binakunanire apurisi ubwo ubure kumanuza B1 Gin noze ubundi bwo byamanuka bite ubwo wajya gushyiramo amazi bikaba bikimanuka isosi ya mushi jawu porofita ze mushamba yica mwagiye mugenda gake sha ntawamenya amaze shako iyi moto nabonaga ari igisore nkambona ubundi ryari gufa habaye cyane se urimo banana yewe mashaka uje abafana bawe se uje kugura abantu baba bakubise bose uzashutinga behind scene oya rimwe na rimwe arabona agiye nshyiramo tuneje umugore abantu bose bampamagaye mugihe njya kwa muji yaneka no kujya nireba neza abantu abandi ubundi ntibaba bari muri gahunda zanjye kamera ikomeye hari n'abambwiye bati kamera yawe irazunguza cyane ndabana ntabwo izongera ubiri yicaye araryamye uracaze kuryamye ariko hari umuntu watanze igitekerezo sinzi nimba arakibonye avuga ati watuzaniye umutongo hari umuntu warakaye aravuga ati uzadufashe mutongoro umutuzanira hano kuri kamera mutongoro arihera ngo mumubwire azakirya ariko sinzi nimba ariko icyo nzi cyo ni uko batamuzi ariko yanageze ari sinzi nimba bari gusoma izina ry'uwo musista
ese mbanza umutongora azaza oya ariko nawe muri kamera arimo nuko ahubwo batamuzi ariko mutongoro ntago yaburamo muri video zarebye muri video nashyizeho aho nawe yavugaga ati kamufashe muze kureba video yarebwe cyane irimo udushya tudasanzwe oya ntabwo ari umutongoro se bwana yari atarebwe ubibaza utyo bareba iriho ifite miliyoni na 200 na 500 aho ubona kandi iyo ngiyo itandukanye ariko ngo video yawe yarebwe cyane nta bustar ntawe bustar ngo ni mwene kandi karishe sitari baranyibye buriya rega ko ntaho ntaregera ngo bayansubize mwana wa bebe wabasharing resources yabashiranye abizine Yasin. urashaka kuruhuka se yasinye naba akere supu kanayabane yambaye byera ibintu wari umwareye n'ibiba ku isi yasimbutse se ariko ubwo se ujya ubona urabyikorera munsi ya John ndabona yatarakonje bagira mirongo akazi yetubeshe birogoye birogoye isosi se ariko abayijyanye wanyitegereje abantu cyane bafite isaha bambwire muhite mpaguruka ku biryo ariko wanyitegereje cyane hafi Tiragashaka. kirimo uvuga sarekesha mwamboye hano neza ubugari kanini buriya ari gusaba inzira ntabwo avuze ngo muhaguruke zirensindwa mu b'imbere byarananiye mugana wa ndimba ibiryo byaje kugorana ndimbati yarabivuze baramuseka ariko nanjye ibiryo byarananiye pe kandi noneho ndimbati byatumye bamuseka kuko isano yari murinze none nanjye ngiye abana ibyo byarananiye babate isano imba neretse imbere yanjye mvuze ntibyarananiye babate utwungana utwibiryo byarananiye ndimbati byaramunaniye ahubwo ubu ngiye kuzabihemba nizayama mfite icyo kurya gihagije ahandi ibiryo byarabuze kuko byarananiye byarananiye byagaragaye ko baba babeshya byarananiye ariko byarabuze utabibona batisha byarabuze mwana byaragora nubwo ubifite byarabuze ntakwicaje urumva n'amatipe ngo nayo nagenda ese ndaguteruye iyo foto ushyizemo na mujyuna ubwo birarangiye viyuzi ziragabanuka uyu mugabo ushize wambaye pirimusi viyuzi ziragabanutse ziragabanutse ariko wowe umaze iminsi waragiye waragiye yewe yindi gatose uri gatose ahantu bita uganda hano ngo bakwimye wasa mu kanya wajya kuri bare utari imitwe
ikibazo ubu bafashe amazi basukamo ngo ni B1 hari amazi arimo ikinyobwa B1